kuro nafata Chris nkamujija nkamugira ikimara ngo genda ngujye guhura na Willy ntabwo byo kujaho kuba ego bana ntabwo bibaho ngurize inkube ebyiri mu gicu kimwe uretse n'izo nkube ebyiri so waba uhagaze hagati uri nk'iki waba uri ikirere waba uri iki hagati y'izo nkube none Dave stone mfite Dave umva nkubwiye Dave umva nkubwire si umva nkubwire bwari mwe mu buzima bwawe nkorera no Dave unyamagara Dave mbabare ntega amatwi ntumbwire ko ibyo ndi gukeka ari byo Dave ntumbwire ko ibyo ndi gukeka ari byo uri gutekereza Dave wabikeka jya bateka ngo ibyo ndi gutekereza wenda ubyumva ariko nicyo kintu cyantabara nkaguma ndi muzima ko sinzi aho biri bugarukire guteze yombi Dave nyine ko mbera musaza wanjye ukaba Chris uko yavuze ko ashaka gupanga ubwo na musaza wanjye gatuma mu segonda manze nseke Dave ugiye kunseka ngiye kumanza nseke ubundi nkubwire okay guseka reka mbyihorere iyo service ntago ikunda isekere ubu uragira ngo ntangire nivange muri za feri za ibintu byabaye nk'icyondo kivanze n'amazi kikivanga n'isayo ntabwo gatubuze witwa musaza wanjye nta kibazo wumva ibyo arukwa n'undi urafite ubushobozi akubwira iby'ubukwe wikiriza none ntago Keri uza amakosa ukora nukumva ko akantu ari gatoya kubera ko ntawe ujya wita ku ngaruka aba batipe murimo gukundana bose n'aba crazy and you know that sibyo none ngewe wagatwe gatoya uragira ngo nkavange n'ibi bifi binini usange ndiriwemo mu buryo nanjye ntazi hakuri nta kintu yo gutwara okay wiri nta kintu yantwara so Chris warabizi Chris ngo nta nubwo agomba kubimenya ahubwo ntabwo nkeneye guhangana n'abanyamafaranga Keri ntabwo nkeneye guhangana n'abanyamafaranga Devo ndakwinginze bwari mwifasha none byanje maze no mu rugo nababwiye ko nabeshye nabo baragusapotinga urabizi ko nta musaza wanjye ngira n'ukuri ninjye mukobwa nawe munabanje Keri iyi situation irimo irakomeye nubwo urimo urabigira nk'ari brage Devo karamara nizeye gushaka kunyumva Keri nakabigukoreye pe nta nubwo nabyanga ariko kwiva ibi bintu ahantu bimaze kugera kuri level yo hejuru ni hahandi najya gusa okay uwo biraramutse abimenye ko namubeshye musaza bibwirwa niki amakuru aragenda byo nyine ujye utekereza abantu baba bari mu bukuntu babangana urumva icyo ari ikintu wahishe umwaka w'imyaka ibiri buri ntago ari Chris ku buryo agenda kuri buri details y'akantu kose ntabwo yadufata mfasha basi maze ndongorwa birangire nta cyo nashaka azamenye twaramaze kubana ntabwo njyewe nze mbi gitambo hagati yanyu umva nyine Devo wamfashije wambabare Devo wacimana nyumva no kuri Keri nagukorera ibindi nakugira inama nakora iki ariko kwivanga muri ibi ngibi byo nisugu mfashije naba nkoze ikosa ndamutse nkwemereye pe please kandi ubashe kunyumva sabi ngo hano mu buzima bwanje bwo ukuntu duhatswe reba ukuntu jewe nito inkarira nkandara amarira bikanka mvuga ndapfuye nanje umwuga wawe uzagukora uziko neza wari ugiye kwivamo rero none utangiye kuzana ngo by'amarangi n'ibyiki nije nzi kari muri sare dore rero ugomba kuzaje uritonda wamubwiye gute by'amarangi nahise mbihindura nzabizura muyobewe kabiri ni wewe wanje nahise mbibirandura ndabicura ikambishira mu gatebo mbishira ukwabyo bivana mu bindi namwe ni sibyo bitenge urukumesara mpita mbishira mu bitenge amujijije ariko mana isi nisho dore nuko abantu bafatwaga bakanashikirwa bara urukwiriza kuriya urugutekereza kuri amunga ari igicucu urukugira ngo ni ikigoge umva nande amarira ara kwibwa ubundi bwenge ndabigenze gutyo none reka nkubaza ikibazo ubu tabwezanye ukuri sibyo umwana n'urupapuro ngo rwatakaye nta kibazo kiravuka na kenda katakaye ngo nta kibazo ubu tubwizanye ukuri warabyaye neza guca umwana akagusohokamo ubu wamubura ukabura kwiriza turaturira ukurira kuraguza cyangwa wahogore no kwiyahura nawe ubwawe ukenda kwiyahura ashobora kugerayo akabitekereza bimbwire kandi ari wambwiye mu nzobe nzomubeshe ntazobyemeye ko nawe uri kubesha ugakabye ubuze kuburyo wabizanyira kuko navuze umwana wamutwara mu ikofi no mu byuma ho aho nawe warasaga
hari ibintu wambwiye ninjye wabivuze nanjye hari ibyo navuze neza ngo umwana ngo ari gukora kwa muganga ngo bahise bamuha akazi meze neza n'umukobwa wanjye bite meze neza gusa nari ngukumbuye nta kintu urabona njyewe mama asubize njyewe mukumbuye cyane nta kintu urabona hano ndabona reka mubaze akantu kamwe ndeba Dodi nari ngukumbuye iyi reba na mama wawe niyo nari ngukumbuye none se nta kintu ubona cyahindutse she's beautiful ni mwiza ujya kuba mwiza bwose kuba bwiza arabusangana nta gihinduka ubwiza rwose nuko arimo kuvuga arata kuri aka gahiri narwaye mu kanwa sicyo nahindutse aho uvuga birashoboka Dodi arwa gahiri nibyo uri kuvuga umenya akigira bya bintu kandi ashaje ego ni iki kindi mama ayo ubushyuhe kumva nanjye use ushiriye akana ko mu bukecuru kuko urumva nakabyara kerega muranegereje ayimana ariko reka twere guca ku ruhande njyewe itegereze mama wawe nanjye unyitegereze umbwira uti mama hahindutse iki papa hahindutse iki n'ubwiza bw'Imana ashaka kukubwira nanjye namwumvise nyine abambwira si kuhora umbwira ngo kuva natangira amasengesho bose ngo ni umwana mwiza ngo mba ngumeze neza mama ko nagusize mu masengesho n'ubu rya masengesho nzanayareka se sheri nzasenga Imana kugeza igihe mviriye mu mubiri uza amahoro yo mu Mana noneho agashya rero basigaye arya rimwe ku munsi yes ngo ntashaka kuguma kuba munini ngo kandi amafaranga ngo ntagishaka kuyatunga ari menshi mbese ni wa muntu wibereye aho ngaho wanezerewe nta bintu byinshi ariko Dadi hari icyo ushaka kumbwira kirahari ndabizi kirahari hari icyo ushaka kumbwira kuko njyewe ikintu nabonye mama wanjye nyine ni mwiza ko nzambizi rero namukumbuye ngo yatereye umwana wundi nda kwa muganga kigugu umuzugari nawe ahantu ashaka nko guseka uzi ko nyine nuko wenda byari biri kwihutirwa we ariko wenda ashobora kuzagiramo akantu ko wikeka ko kubera kuvangirwa ariyo mpamvu twavuze oya n'undi wazavuga n'undi gwasabe n'urugugu nta kintu kimwe ariko uje uramenya umwanya go kuvuga munavuga n'ibintu biringaniye sibyo niki kuna kunerera nanze kuvuga nankibaza ngo niwe mubeshi wa mbere wari uko mwobe ku mutwe nyuma wari uko nyiramama wanje abaye agerera Maria Alliance kuza aravuga muri mbabara n'abarutibuka noneho kubera ngo umuhenda umubeshi ibintu noneho ndavuga nanguye guseka kandi rero gusanga guseka neza neza ngamira nguye guseka bikikupa bikanga bwa mbere natwenze hanyuma ngenda inyuma yiwe rero avuga amarira uri kurane ngo mbabarire utagana n'akantu kangana no umva ikintu gitangaje kakamba kambye karaza mu muryango go kuri saro guce buriya cyagenda sohotse uri kumbwira ngo urashoje nese ngongana na aho ngaho kubesha nafashe umunwa gwiki yaje nawe rero uri kuramenya birimo bazima kugenda n'amaguru yagenda n'amaguru nafashe umunwa guca navuga nti yewe wa mwana uramenye ndaso dore hara ku hepfo ku gipangu niho nari magase mara yaje ibaze ndi kuvuga avugiriza induru yo hirya kubyo nta muntu urumva ko hano hari umwana kubesha nabyo tubuze yewe ndashirije we ariko nawe reka ibintu nk'ibyo nese ubu turabigenza gute ugukomeza nyine ukwirinda ukanitwararika ukajura amenya ngo navuga ibi cyangwa ibi kugira ngo umva ngaburare n'iriro twizera cyo gihe nyinshi byanya umye konsa papa rari bogari ariko nawe uri keza Imana dowe mwana mwiza ashaka na shaka ariko nizere ko uzanzanira n'umuntu sobanutse papa ngiye cyo nshaka kumbwira ngiye nditegereje cyo ushaka kubwira nshaka kubaza bimeze gute akazi karagenda Dadi rero akazi ngiye kari kugenda kubera ko naje gusanga kwicara hano rero nkita ku bintu cyane ari gutakaza umwanya cyane ngiye maze kumenya isoko ukuntu rihagaze ahubwo hari ikintu natekereje
nshaka guhereza akazi Scott. Mm. Kubera ko kora hano umwana wawe mama arayishimiye ndabyishimiye kubera ko mbese wowe urishima utaramenya n'akazi bazamuhara byonyine iri jambo avuze ntabwo uzari akahe kazi se waretse akabivuga akabisoza mwakomeza singuciye mu ijambo urumva njye nabonye kuzana ibintu bikuye hanze nkabizana hano mu Rwanda aribyo bimeze neza cyane ariko nanjye ntabwo nshaka gutakaza iduka ryanjye so Scott yanyandikita ku bintu byanjye biri hano njye nkazana nzana ibintu mu Rwanda cyane ubu icyo gitekerezo ari cyiza pe kuko nabonye amafaranga ndi kuinvestinga ari guhita agaruka vuba so njye ndumva ara guhora ngendera nsize ibintu hano ndumva ara Scott kugira ngo ajye yicara ahangaha yirwa mu rugo yizinze ari umusore ungana kuranya busa njye ndumva yakora ibyo nakoraga akamenya ibyinjiye n'ibisohotse byose akabikurikirana oya n'ibya hano mu Rwanda akabikurikirana njye nkazagenda nkazana ibintu ndumva ari byiza ahubwo naba nagize n'amahirwe akamvira ubuye birashimishije papa yabaye ko wagira ngo uri umubyeyi gito higa amaze gukura agiye hanze nibura ahubwo wari kubivuga neza mu mvugo nziza ngo wabigize imana akakuvira ndizihari cyankoze gusa nyine nibyo ari kubivuza nayo mu mvugo itari nziza ngo naba ngize imana akamvira ahubwo wavuga uti byaba ari mahira akaba abonye akazi yewe ngiye nari mbakumbuye natwe ni kubera mbakumbuye iri mu kibanza kinini 15 kuri 25 nabigusobanuriye amafaranga yazane indi bivuguruye se none urinde ninde urukumbira igitiramu enda wagisaza we ndinde ntago nzi rambaza ngo ndinde ntago nzi wowe ntuzukuze kwihora mu nzu y'abandi inzu warayubatse ninde si muratuvugurura inzu rono bavugurura inzu nacari yanyuze urugujya baguze ibiki abatindi nimuhera no kuvuga amagambo menshi inzu yabaye yande we nandese byararangiye kugira umuzamu iminsi mike no murumva ino nzari yawe nta nisoni kungira iki kugira umuzamu iminsi mike ukabiro mu gihe turi kwishakira umukiriya ubu ndariraga inzu yanyu wo karara imageragere inzu byararangiye yanyanditsweho byose biri ku murongo mbicyo kubura ni intuzi ninde wayiguze ninde wayiguze wayiguze uramushinzwe ninje wayiguze hajya ubaze ko na nyoko waguze ino nzu byararangiye inzu narayiguze nakwiye byararangiye icyo kubura ni uguhinduza nabwo ni umunsi guri kubura ariko abasaza mutanaye no kwiyemera no kwiyemera hose muragendana iyi nzu wayiguze iki se wogira amafaranga ntabwo ababyeyi bawe bakubwiye niwe waguze iyi nzu se kera ntabwo kubona ndi kuyivugurura ngo igende neza ntureba tunavasima nindi kuvuga nshiremo amakaro nabwo nta makaro ntari ngombwa ejo ugatanyereza kandi n'isazi ugasanga aka gapongosho karaharangariye reka abasaza nimutandukana no kujya ikuzimu koko ni wowe uguze iyi nzu biri seri niwe uguze ubu ndi kuvuga nti ibirahuri turi kubona ibirahuri byahabera ari nk'ibihe n'uru rugi rwa metalike nawe wishyizemo reba n'amadirisha nsiga ameze nka bya bipambara bya bimwe mwaresitayemo cya satani arakora kabisa wajyana ibinyugunyugu mwe mwarakingishije reba dore inzu yose nimeze furente isima ibyumba byose narabirangije ubona yishyuye yose cyangwa uri kuyatanga mu byiciro ego mama rero nararangije ikiri kubura ni uguhinduza siko niwe uri kumbana ibamba igihe twazagira ntabwo bakubwiye se niwo uguze umutungo kamera y'iwacu ego mama munsi wowe ndakubwira nsobanure nsandare nibyo wahishuye
watanze nese aho mwambwera bwereje sha hembu ni wanje nunanye ndikura na bugari kwijana we peti yanku mpavese w'inyikoresho muze ukamenyera ndakuyamye n'undi munsi ukabona ndimo ndatembera hano ranze nanjye nzuru gutembera mu biti kwabwo ari mwebwe muzaga mukigira n'amabandi muntagasanga ikintu cyo muracanye umuntu b'i Kigali nawe uba hano w'umutindi gehoro ki sinzi hano guzi inzu sinzi hano kuya amafaranga byo simbyitayeho rero wikigira nkaho wagira ngo menya ngo inzira z'Imana sha zirenze igihumbi ngira ngo se gute w'Imana kuba cyano niyi nawe uzi iminsi umaze kwiza usigaje ntuzizi ahubwo ndebera sikabaye keza mfasha mbawe reba isima ubundi kurira ndanyerera sha nkanyerera ntakwica ubu ni ukunyerera yatiretse ryame ikakugwaho wenda nk'igisenyi cyose kikagwaho gapfa ko naho ubundi iyi nzu niba ari wowe yiguze 1 2 3 inkubi zakubita mutindi tuzaza amazi zaza cyangwa Imana turimbuza umuriro uzahira kuri inzu kandi uzagenda mu cyawe uceceka mwana we yayimpaye izandinda izo mivumo yoga mwana wanjye ariko se kutishima mama rega nta mpamvu n'imwe mfite yo kwishima ubwo rero ni ukuzaguma muri ibyo ngo ntuzishima naho nibigira n'akajwi gatoya cyane niyo mpamvu nuko utishima n'akajwi nako karimo kugenda noneho gashira burundu umva rero mwana wanjye nukomeza guhora utishima utagize ute kuko usibye ko ubuntu uzashiduka ya mitsi yo mu mutwe guturikana n'ukuri umva noneho ngaho reka ibyo turimo reka tubireke rero mubwiza ukuri umuhungu wanjye rwose kubiriza sitega amatwi ngubwiye mama rega igisubizo ugiye kuma nakibonye nyinjira hano wakibonye Dave yambwiye yuko rwose adashobora kuva ku izima ngo iby'inkundo zawe nawe rwose ngo ni kera habayeho muri make rwose yanshwishwiburije mwana wanjye ntako ntagize ndahendahenda ndigisha biranga bifata ubusa ambwira ko ngo wamubabaje ngo ntakeneye kuzongera kubabara ukundi ngo ababajwe n'abakobwa ambwira muri aya magambo ngo ukomeze ukurikire uwo munyaburayi wawe numvise ambwira n'akazi nagiye ngo ni Keve nuko niba ari Keve yambwira ndumva ari Keve ngo ntabwo ngo kurikira uwo muri make ngo kuko umuhungu wanjye yambwiye ariko ntako ntagize singiye kukubeshya ntako ntagize mwana wa naramubyukiye igitondo naramubwiye mbere yuko ajya kuryama naramubwiye mbere yuko ajya kurya ageze aho ambwira muri avugambo ngo ese mama urashaka ko ntarya mbonye hagurutse ku biryo ubwo niho no hendahenza abisubiraho rongera ararya nuko Quand elle danse, qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. Sugurukunda gute? Chris. Ndopfa. Kubera. Iyo muraro ufite se niyo buhoro nabashije kuryama ndasinzira
naje kuryama ndasinzira ndaruhuka mu mutwe ya kuri habaye ko nari ngukumbuye cyangwa umeze gutya biranshimisha kongera kubona umeze gutya none se imwe mu gicuku kinishye marayika yagendereye Chris aha Chris kwiyakira aha Chris kwibagirwa Kelly oya akiyakira no cyangwa ni murari uri kwihanga umunsi ugenda kwibagirwa Kelly ibyo byibagirwa ntabirimo okay tureke kumwibagirwa kwakira katakiri wawe Yesu yaguhaye bwo Kelly ni wanje cyangwa noneho wasaze akareka Nyambo nari maze igihe cyo nk'uwigunze ukuntu ariko ninjoro mbere yo nkigeze mu cyumba nahise nibuka ko umuvandimwe wanjye yampaye isezerano ayo nguko muri make erega mama Dave njye ntabwo namurenganya ibi byose nyine ni amakosa yanjye ndamwumva cyane kandi ndamutse nanjye ndi mu cyimbo cye nshobora gukora nk'ibyo rero ubwo niba ari ingaruka ngomba guhura nazo nta kundi gusa hari ikintu kitazahinduka kuba nkunda Dave byo ntabwo bizahinduka umwana wanjye afite igikuriro mu buzima busanzwe ibyo umbwira ni ukuri ariko ibyabaye byarabaye gasita nawe ubyiyemerera ko wabigizemo uruhare mwana wa nta kindi narenzaho muri make mama ni ukuri ndakumva pe kandi ndabizi ko wanamfashije gusa ntibuzakubuze gukomeza kugenda hano mu rugo uzajya ukomeza unyisurire wenda uvuga uti ngiye kureba mukecuru rwose kukwishimira nta kizatuma ntakwishimira mama nzajya ngerageza gusa nyine biragoye oya kuvuga ngo biragoye umutimanama wawe utegeke none se mwana wa ko nabuze se cyangwa narize hafi icyumweru cyose ntanarya ndibaza uko nzabaho ariko naje kugeraho aba ari ngewe wihe inama nziza ndiyakira nawe rero iyakire Yannick yampaye isezerano arabizi neza ko nta kintu nari kimwe mu buzima yigize ansaba nta kimusezeranya ngo singikore nanjye nta kintu yigize ansezeranya ngo ntakikore yego yari isezerano yampaye isezerano ko agiye gukora ibishoboka byose kirakangarukira iryo sezerano rero niwo mutuzo mfite icyizere mfitiye Yannick nicyo gituma nicyo cyatumye ndyama ngasinzira mbyuka ameze neza check mbona ngafata noneho ako rimwe na rimwe we na Yannick muransetsa nese Yannick afite ubushobozi bwo gufata Kelly akamushyiramo urukundo agomba kugukunda no sinzi ko zabigenza rega nubundi guhura nawe wenda ko ashobora no kumutera ubwoba akamubwira ati nudakundana na Chris nzakwirukana mu kazi n'iki wenda Kelly akabikubira kubera iyo mpamvu akoze Kelly arabizi ko urukundo urwanya rwa Chris Nyambo Kelly arabizi ko twaba turi kumwe twaba tutari kumwe na kariya kazi nakavamo there is a trust fund iri ahantu irimo amafaranga nzamushingira business yiwe Kelly nta kibazo azigeragira mu buzima mari uko biri kose nk'umukunzi we n'inshuti ye reka Kelly ndamukunda uramukunda ariko se waragukunda Kelly arankunda umutima wanjye unyemeza ko Kelly arankunda hanyuma kanya mukaba mutari gukundana kwa kosa inzu
Mbaho. gukunda. Nyambo reka tureke gutekereza ku bibi. Sibyo? Okay. Njyewe nizeye Yannick. Ko n'ubundi kugira ngo umenyane nawe ni chain reaction imuturukaho. Yannick azatuma kukurikira hawe. Simbizi il figarette. Mufite uwo mugani wanyu ko mubanye n'ubyo musezerana. Kandi Yannick ndamwizeye. Binabaye ngombwa. Yatanga umwuka we wa nyuma kugira ngo yohereze isezerano yamaye. Cyane ko nanjye ryo nako. Stop. Umwuka we wanyu. Njyewe nkabura Yannick kubera kwitangira. Gisekeje umubuze nabamare. Kugira ngo mwihanganishe. Ntabwo wabonye na Yannick yabaye Chris. Oh boy. Kandi nawe wabuze Kelly nabo habi. Oya. Kelly ngiye kwiranja buri munsi. Ajya hari ukuntu mbona cyangwa nyumva. Kubera ko ni nabwo buryo nzamenya muri ya mutipe bashaka kubana. Kuzanira akantu. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. Kadoro. Turyoherwe ko. Kugira ngo iminsi ntiyaribaye myinshi. Myinshi ariko burya iyo abantu bavugana kuri telefone kumva ko umuntu ahumeka. Rega tugomba ko hari imico imwe tugomba kureka. Kandi buri munsi mwasuranye eske. Ariko n'amatelefone yarabyoroheje. Uyu ukumbuye umuntu amubaza biti sava yukabiraranye. Cyeke yari affaire runaka mufitanye mu gusa ariko hari amakuru utabaza umuntu kuri telefone none bisaba ko muri kumwe mukaganira. Kuba wikeka. Cyane nka yandi nyine kwaje. Birumvikana. Yambe neza ariko ndumva nikeneye. Oya wowe se wowe biti. Bo sava mwana yaraje. Twari tumaze iminsi twakira Natasha. Wow, yarahageze. Yarahageze kandi ameze neza. Ibintu ni sawa. Ariko na bya bindi byanye nde kujyana bivamo gahoro. Rega nibyo burya ikibazo cyaje kiba cyaje nyine. Ariko kigomba gukurikiraho no kujya bwo kukiri. Ariko bitavuze ko ntafite amatsiko yawe. Afite amatsiko yawe nyiri ya company wa mugabo. Okay. Wenda no kuguhisha kandi no mu byanzanye nabyo birimo. Da company navuga ngo biraho. Ariko happy. Biraho se ko meruka harimo vurugusi yawe na madamu. Vurugusi yari irimo ariko bibazo nabikemuye. Abikemura se gute? Ndomo akomeze gute. Nabana nakemuye ibibazo byahe na he birabyo bikananira. So ntago nabiguhisha. Madamu namwirukanye muri company. Oya ariko nibyo birashoboka byihuse cyane. Muri cyo nikosa rikomeye warakoze. Ntago ari ikosa. Ni uburyo bwo kurengera company no kurengera umuryango wanje no kurengera inyungu z'umwana wanje kugeza kuri mota ntaramenya amakuru. Ntwese umwana n'uwawe wenyine ko mumfatanyije na madamu umwana n'uwanyu si umuryango wanyu se. Ntwese wakwirukana madamu se gute ntabwo bishoboka. Wibuke ko Yannick atari. Ako kantu tukibuka. Je me souviens. Kuko n'igihe twigeze kugira n'utuntu gutya. Twanyambo n'ibyo byose ashaka kuranabwira n'abana ngo nikakura atari mukuru wanyu direct. Ako kantu nahise mbona ko yaramureze bize gutarika ku kantu karacyari. Niko abagore bamera burya umwana utaruwe nyine we akora sambla ko muri kumwe nawe bari kumwe ariko au fond abari makara. Ese ugushaka kumbwira ko atagikandagira muri company. Naragiye nkoresha inama abakozi. Ndababwira nti boss wanyu nubwo adahari ariko aracyari boss wanyu. Undi muntu ku Rwanda babwira ororo batise katwiruka abirukana nkande ntuza kontra musinya mwayisinanye nane mwayisinanye nawe. Oya. Okay. Sheke sanye biryo. Sheke ne. Ariko ndebera kakana. Wakaboye. Uza gogo nkaho unshemye ko twaze gusa. Uko koza ashobora gukoresha touch. Kandi nabishoboye. Ikibazo cyawe uzayinywera urwago. Kunzayinywera urwago urande ugasanga mu byukuri urwago nitumanaho. Ahubwo vuga ngo ubu tuvugana ninzajya manuka ngeze hara ku gashyamba ruguru.
nzajya nitwaza amabuye ye 3 rimwe hano mu ikote andi 2 mu ntoki taci yangira mbese izo ni intwaro Karibusa azongera atega abantu Karibusa nta mazi meza yambura abantu hari mu abacapura amashakoshi agira gute wazamutse buriya bwanwa bwese ndetse nzakora iyi taci iraguha abantu do mwese rero nubwo twabonye taci nyine n'igitenge gusirika nkumaze c'est vrai hafi aho gacwa ntabwo kwifotoza kwifotora no gufunga ingumi ahubwo si isige nasura ubona ibyo ubizi koko nanjye ubwanjye nabyo nzi wow kasha hano si yuko uziyigisha bravo umeze neza ko nta gikapu uzanye se Nzanye n'umukiriya si ngombwa yuko nzanye igikasha umukiriya nzanye n'umukiriya umukiriya w'iki umukiriya w'iki umukiriya w'inzu simarukanye na Kalisa si umukiriya uri seriye cyane umva mwana we waheruka inzira muke uzi ko ugiye kumera nka cya kirondwe cyumiye ku ruhi nkawe yarariwe kera ngwiki reba ubu si ibi byaturutse ariko reba umuzigo mpagaze umva ndebera ifoto nifashe kumunyimize nyibura ese mwabikuye sinjya mbona wabiguze sinjya mbona bayirebeshamo isura y'umuntu datanye kumva rya selfie mwana wa nyibanze binyereke papa y'imihorere siko mbona foto irameza kandi telefone yari yayiyerekeje njye nyereka ukuntu babikora rata akira izi telefone se bari kuzitanga ku murenge ni ibiki ko mutari kumbwira izo twaguze se turimba bari akashaka Nikura ugasanga turimba bari kurya hanyuma kanda hano muri kanda hano ega sukunta nuko asa bari ko harimo agafirita nagari agafirita agafirita akantu gashyiramo kure koko nuko ntawe nayereka nyine nawe wayereka ariko bite ega baza kwereka nanjye nyereka rata uje mwahise tukava muri ibi nzanye na Kalisa ari haruguru Kalisa se niwe wo gukora aje kugura iranzo ngene umukiriya reba kose shamuze mwe muri ibyo ngibyo tubanze tugurishe turaza kubisubiramo nyuma ako simva mubwira ako so murasa reba umva murasa pe umva nyina none se urajya ngo tugurishe kanga yo mwana wa mugurishe kangahe gutize twaragurishije ugiye kumbwira amagambo amwe nayo uramusaza nsanze muri iriyanzo bijo bija se mugurishe kangahe mugurishe nde none se usanze ahubwo bijo bija atara inzu twarangije nese buri ntago ubonye ukuntu yibona ni kwa bijo bija buriya byararangiye twara umusaza ne wayiguze none yayiguze igeze ku mutindi nuko nazana zabaje nk'umukire yego ntimuzamugire ko ni umubyeyi ni umudamu wanjye ariko azaza hano ari uko hari icyaje kuhareba ariko cyo kwatanga amategeko byo ntibirimo nabo yari yarirukanye bose ndabagabo usiko yarahombeje miliyoni 80 oya miliyoni 80 se buriya muri kampani zanyu zirimo turakora yego nyine umuntu yinjije anarasohoramo makeya ariko turakora yego nyine ntago ari 80 million compteur yahombeje ku buryo mugera kuri chiffre d'affaires ya miliyoni 80 kusumeze gute nawe ukoze business ko ashaka harimo andi manyanga no imisoro turayitanga uko bikwiye kose nta kibazo na kimwe kirimo tuba dufite abakiriya amafaranga araboneka nyine ntago twaramubwiye ngo ni miliyoni 80 yahombeje ariko rero mu ntago ari 80 kwari uburyo bwo kugira ngo tumwereke uburemere uburemere bw'ikosa yakoze urakubibona nane numiwe aravuga no ngomba kugaruka muri kampani nabwo ni kugira ngo ugaruke muri kampani rero izana ya mafaranga izo miliyoni 80 wahombeje uzizane birumvikana ntabwo ari kuzikura akanya ntaho none se ubwo kumubwira ngo nazane miliyoni 80 yahombeje ahubwo se amafaranga ntiyazanaga iwawe mu rugo nanjye numva nembara yari yazanaga ntabwo nari kumubureminga gutyo nanjye ndi kumva nti turabafatanya cyane none ubwo mubwiye gutyo yabyakira ate gutyo se nyine byaramucanze nyine biramuyobera ati noneho ati mpereza miliyoni 5 njye mu Bushinwa njye kurangura njye kujya guta amafaranga nzagusubiza ntabwo nayo miliyoni 5 ntayo mfite kandi nari nyafite nambwe ntayo mfite irwarise no bora mu kanwa n'ubite ubwo aravuga toke tindagiye
genda. Ubu se yaragiye ari mu Bushinwa. ari mu Bushinwa. None ugiye kubona ukabona aje apfunyitse bya bifaranga byose araje 180 araje ati ariko Rwema nawe umuntu w'umucuruzi nkawe urambwira ngo 180 yaba azibonye azikuye he? ariko sinzi ukuntu umukinisha abagore. Abagore bazi kubika amafaranga. Buriya urebe igihe yahereye acuruza ashobora kuba yaragiye yizigama duke kabona amafaranga afite. Umugore ashobora kuguhisha ko yaguciye inyuma n'imyaka 100 igashira. Ashobora kuguhisha ko afite umwana ahantu runaka n'imyaka 50 igashira. Ariko kuguhisha ko afite amafaranga iryo banga bararyibagiwe. Ntabwo tubyumva kimwe. Mwibutsa akantu. Iyi nzu si yanyu. Ntiyari yanjye. None se wari uzi ko yiguze? Urase amafaranga yiguraga unuza operation zose narazikurikiranaga ko zigenda. Sibyo? Narazikurikirana. Kereka iyo mpisha izo operation zose zagiye zikorwa. Nibwo nari kutavuga ngo ahangagira ibanga pe. Ariko byose narabireba uko biri gukorwa. Kandi nkabona ko ari mu bucuruzi, ari gucuruza, ari kohereza ibintu bya made in Rwanda, mpaka ari we yashyize. Ari ushobora ko ayo mafaranga ntayafite? Ntayafite. Okay. Kereka naza akaza wenda yarize ibintu bya karate, akaza agashinga ishuri rya karate hano ko ngiye mu Bushinwa nyine, ubona akaba ari hayakora ko wundi ntanda nayo. Tubitega amaso. Eba. Nuko ibintu biteye rero. Ari umutindi. Tenda cacaka atakumena ruseke mwana wa. Utavuga bijeje nabisa ndagira ngo nkubwire afite umuhungu ufite ikintu bita ifaranga rijeje. N'inyandiko twarayirangije. Afite iki? Ifaranga rijeje umuhungu we. Ase nyavuga. Bijo afite umuhungu. Yabaye. Afite umuhungu w'umunyakigali. Ufite ifaranga rikuri jejeta. No muntu Imana yazanye ari kugenda afasha mbabare. Mbese. Umuhungu se barabyaye. Ariko reka nkubaza. Umuntu yamufasha yarangiza akamuha amafaranga bijo yisegura kwisasira. Okay, byose ngombwa. Hanyuma ngoro bivuga ngo amafaranga muri afite. Amafaranga arahari rwose ntugire ikibazo. Ariko ntabwo bari yaduha yose. Kubera ko ntabwo turakora mitasiyo. Zena amafaranga. Uwo muntu yaraje duha amafaranga make, aravuga ngo naza tukajya kwa noteri harya ngo gukora ibiki? Kwa noteri nyine no gusinya. Gukora mitasiyo. Niko babyita mwana. Amasezerano tugakora mitasiyo. Icyangombwa cy'ubutaka kikamvaho kikamujya. Ku mazina yanjye kikamujya. Harenderera dusigayemo. Biba wakiriye igice. Dore sure basohoze. Hayo ibintu byaturutse. Nose amafaranga yanjye ni muhise muguramo telefone mucyakira. Nako yacu ndavuga umugabane wanjye ubwo nizere ko umugabane wanjye cyuzuye. Ariko se cyuzuye ni gute wumva ko nyuko azajya ahora kuri ntuza kuri gatushe. Nta gitenge yambara ariko reka nkubuze. Hasi ukuntu dore nashyizemo n'agaposhete. Ariko ukuntu Foromina yansuzuguraga. Foromina ariko Foromina afite telefone none wiruti. Bijo afite iruti. Katurebe ibintu mbonyemo hano inyuma mama. Mwana wanjye waritse. Sinzi ibintu mbonye by'umutuku bisa naga. N'umutuku nyine. Ari amafaranga yo kwitwaza kugira ngo atazaza. Hano kugira ngo nakandagira mu nyanya z'abandi. Cyangwa nahura na Foromina yanyiryo mvuko. Uretse ariko simwakiriye menshi. Ubwo nawe uratahirayo. Kandi twakiriye igice. Muze turi ko twamumunanasi tuganire ku ibyo bintu. Iyo umukiriya yabonetse turi ukuntu tunoza none. Genda umuzanira amafaranga ya nayanjye wari wampaye. Ubwo se umuzanira amafaranga. Sibundi reka nkubwire kasha. Waretse n'ubundi komitasiyo ari kwa kangahe amafaranga ukayafatira cyane cyangwa n'undi ubishaka umbwire yasi. Kandi mvuze ko tugiye kumumunanasi cyo tujye kuganira mu kabari bano bagabari. Nibi ibyo bintu byakemutse. Ndaho ngaho umushyira akabuga kugira ngo nanjye byibuza nituvuga ko watubura akabuga. Ashari mu amafaranga yanjye. Ariko suko wowe mwana nimba afite icyaka rebe. Nese ntabwo Kigali. Reba urugendo rwose aba yakoze. Ese ntabwo mwagurishije. Amafaranga ntugire ikibazo. Aho wakeba hose ni inote nini gusa. Ngo byakemutse se. Ahubwo sura ryo kishamwe. Ndaryo iki? Nituvare. Bareba karoti. Nese jewe ntagomwa. Turakuzanira mu zakunuka. Kasha. Nukuzanira mu kabari. Kandi ndabona nawe ugiye kuzishinga so. Nakuzanira umutobe mama. Nzanira ka gafanta gasa n'umutobe. Sibyo? Yego. Ufite ibijisho giteramo amafaranga anyukire yahitanye rega. Ay, kanesa madoni.
nafashe umwanya uhagije wo kubitekerezaho bo mu by'ukuri ndamutse ngutereranye nta kintu naba nkumariye uretse gato ndacyakeneye iyindi mpamvu nyine iri bumpomveke iri butume numva ko ndi mu gikorwa cyanyu kubera ko ndabizi ko ari mistake nkoze sibyo impamvu ya mbere nuko ndi supposed kurongorwa nta kindi hava muri zino nduru z'abasore sinago wabyishimira mvuye imihanda ariko se ngewe nyuma yaho haramutse hajemo ibindi bibazo nta bibazo bizaba mu ngewe buri nzamuhandoringa ubu nyine kwitoza kwitwa Crispy nuko umva nuko ntabwo uzigira wicu kandi kuri nanjye nonyine nzagufasha ubu Dave agiye guhinduka Chris ubwo si izina gusa none se Keri urugero naguha nyine tujya gukora ibintu nk'ibi ngibi by'amakosa tujye tunashaka uburyo kitubisasira ku buryo n'ikibazo kivuyemo kitazaza kidutunguye urugero nk'ubu ngubu nta muntu n'umwe nzi wo muri famiye yawe cyane ukuba kubwira ntari ikizima cyo dore gukina ne buri ntago ari umuryango wanjye nabibwiye ko rwose naturitse nose none nta musaza wanjye ngira famiye yawe irabizi kuzafite gusenda icyo ntekereza nuko ashobora kumukwirika ukajya umugabo wenda kuzi byuke wawe yabivuga n'abyeyi banjye ko ikizima cyo nuko agomba kubona Chris harya birafite amafaranga afite imbwa yayo nibe n'amafaranga afite imbwa yayo niba ari bofu azajya batangiye kuyabarira urumva nyine niba urumva niba ngiye kuba musaza wawe uzakina rore yawe neza ntabwo ari ngiye gusabira ariko nyine ntabwo mutumye kumwaka amafaranga ubu nzira karengane pe no I was joking gusa nabyo bigomba kuzamo kubera ko urumva niba uzakora ubukwe nzagusohora kandi n'uyu musaza w'umuntu ndabizi ko ahabwa bro kumbe gusokere ngo ngusohoke uramfashije uretse kumpa ruswa mbanze rega ntabwo ndabyemera nyine ndimo ndashaka impamvu nyine cyangwa se uburyo buki umuntu yabisasira ku buryo bugaragare ko ari ibyo nubwo nzi neza ko atari ibyo kugira ngo urangize misiyo y'Imana ku isi nibanire n'umugaragu wayo twibyare hari ikindi koko byonyine n'umuryango wanjye na famiye yanjye hari benshi ntazi ubu nzajya noneho gufata urutonde rwa kubera ko urumva ngomba kumenya I have to know your family gusa nzabumva mbwira ahubwo mu itoto tubyukire mu rugo n'abantu cyo kuri cyo kene nshaka ntabwo bakunze kucyanga amakuru ni meza yawe nanjye nta kibazo nisi ko neruka kukubona bimeze bite uri hehe uri mu biki ngese ugira ngo ndacyabahangaye induru yansabi wayikira banagiye gushaka no kurelaxing uzi ko buri konjera unapfa guhura nawe nyine mubaze iminsi nibera kwa sheri ari igihe mpirirwa ngatahana nje kuryama and then cyangwa anaharara kwa sheri se bimeze bite so ni amahoro nta kintu se ngo dutegurire so asu niho barasimbiye neza I'm not sure but singiye ntabwo mba mwizeye mba numva nyine umbeshya tu ase nkubeshya bwo nese ubu waza ahantu kimwe bibiri utabona umuntu uracyaba hano cyangwa byararangiye wari kingiye ase ubyago nzano kwakoreye umuntu uri yansaba ngaha umva mba nagiye nyine kuruhuka mu mutwe no kwandi kumwe n'umukunzi murindi ibishuko by'iminsi ibishuko bimeze bite ese ntabwo ubizi ko ntacunze neza nashiduka bamutwaye abakobwa bari hano hanze abakobwa bari hano hanze ntabwo boroshye nshobora kwirangaraho gato ngasanga byararangiye da ese kuko biriya bintu bavuga ko bibaho abakobwa bari mujya mutwara abagabo b'abandi njye ntabwo ndabigerageza ariko bibaho ko nawe urantwara ahubwo felicitation numvise ejo bundi ngo warasohotse na sheri wawe sina na Jojo n'agashema urumva nanjye byaranshimishije kuko niba ari ikintu cya mbere cy'agaciro ni ukubona nsohokana na Jojo tugasanga ubu nawe ntabwo nabivuga gutya ariko sindi kure yarwo ariko kuki ubyihakana kuri gushaka kubikwepera so ntabwo ndi in love ndi muri relationship nyine wenda to be precise ariko ibindi byo ntabwo birajya kure gusa Jojo nyine kunyemerera kamu mwanya we tugasohokana mbwira ukuntu nzi anti wanjye kuba yaraguhaye umwanya byonyine mukanasohokana mukagenda hanze mukajyana ubwo byanze bikunze hari akantu karimo nk'ibiri akabanga ahubwo gusa ndakwangabira ibyo ntabwo ari njye wabihitamo
ndashaka kugufasha ariko ndimo ndabura impamvu nyine ya nyayo inyinjiza mu gikorwa koko. Dave, impamvu yonyine hari nuko tunifanye ko dukora. Ningiye ikibazo nawe ntabwo bizakugwamo. No kuri kare nyine kwa muzima nukuri ubyumve kandi. Niba utafashe Imana gusoza misiyo yayo ku isi basi mfasha. Songera kumubaza akabazo gatera kamutse. Kugira ibibazo kuko ndi muri interrogation. Ngiye mbashaka kumenya niba ninjiye mu kintu nyinjiyemo nkande nyinjiyemo gute kugira ngo nejo ndamutse ntunga ubudahari menye uburyo nawe. Gushaka ikintu cyo kunywa. Oya urakoze. Dave, none ibibazo byose nebyiki koko. Ego. Bivemo rwose bivemo. Urabyemeye? Devo Chris. Nakubwira ntangiye kubita Chris bite. Hello Chris. Uzabizi bishyira kubita Chris cyo kuzambona. Ngo umuntu wangira nzivamo. Uzashobora kwamagaye Devo. Ngiye kubyitoza isa kwindi segonda kwindi ngiye mvuga. Ngiye mvuga nyine Devo nje ni Devo ni Chris yego Chris. Ariko akandi kantu gato. Ibi bintu bikubera isomo. Ngiye kugufasha sibyo ngiye gushyira ubuzima bwanjye muri list sibyo ngufashe ke kugira ngo ngufashe Imana igweze imigisha mwinshi ako se uretse gato gusa icyo nakubwira cyo sibyo niba ngiye kugufasha ariko reka mugire n'inama never make the same mistake again. God forbid, I will never do that again. Kubera ko urabizi n'ubwa mbere tubiganira umbwira ibya Chris nakubwiye kuri gukora ikosa ubundi nakomeje kuba nkwihoreye ko wanze kunyumva. Basi wimba mfatanya n'abandi kumbamba pe. Okay. It's okay ndaza kubigukorera. Ongera uhamagare Chris numve. Chris. Ntabwo biraza. Okay Dave, no Chris. Nawe ubwawe kubifata byanze. Ngiye ku Chris ndakwishyiramo Chris ngomeze mbivuge Chris. Bajya ngo Dave, thank you so much. Kereka nigire mu kazi ariko. Oh my God, my pleasure to meet you. No great man. Wazigete. Urakoze urana baye. Okay. Reka mbwira ko sinzi byarangoye cyane kuko buriya anti wawe twagiranye ibihe byiza byinshi kuruta ibihe bibi nyine twaje guhura nabyo nyuma. Niyo mpamvu rero nta mpamvu yo kumva ari ibintu birenze kuko n'ubundi mwamaranye igihe kinini n'ubundi muracyari kumwe. Erega hajemo ikidobya. Rega buriya ikintu ntakubwiye nanabura ndi umuntu mubi nako nakoze ibintu bibi byinshi mu minsi yashize ku buryo nawe urabizi ariko rimwe na rimwe urabizi. Kuvuze ngo uri umuntu mubi nkikanga. Oya na ibyo ni chance nakoze ibintu bibi nawe urabizi. Wenda mbere narahinduka se subiza ariko umutima wari ubuncira ubanza ku buryo mba numva nirinda ko ingaruka zazajya no ku bana banjye. Ntabwo mba numva nyine uwo wumva ufite ubwabo bw'uko na famille yawe izabigenderamo. Barumva ndi kwicuza hashize hanjye ko hatabaye heza. Barumva nshaka guhindura azaza n'impamvu nshaka kujya muri relationship igiye imbere cyane nyine nkajya mu rukundo na Jojo kugira ngo mpindure ubuzima nyine. Ariko mba numva umutima ucira urubanza mfite ubwoba muri njye. Nta muntu udahinduka nta n'ibintu bidashira kandi amakosa kenshi natwe tugenda tuyakora ahubwo biterwa no kubigira ku makosa yawe. Nizere ko ugira amakosa yawe yigiye ubu ngubu byibuze hari icyo byakwigishije bizatuma wenda uhinduka cyangwa ugahindura n'ubuzima ku buryo n'abo bantu bose bashaka gutekereza ko ukiri umuntu mubi bazabona ko wahinduye. Buriya biba byiza urumva nanjye umutima wanjye numara kubohoka mbona abantu banyakiriye uko ndi byibuze nanjye nzajya mba nini ikintu cyazadobye urukundo rwanjye na Jojo byazambangamira cyane. Ndabyumva kandi ndanakumva cyane pe ariko nyine urumva kugira ngo umuntu yerekane neza ko yahindutse nuko hari ibintu byinshi ahindura. Urumva biragusaba ikiguzi kinini kugira ngo uprovinge abantu ko bahindutse. Ejo nzajya mu misa. Nimba wumva ari cyo kintu gishobora gutuma ubohoka cyangwa wumva umeze neza nabyo wabikora why not? Nzajya kwicuza ibyandire niba ari icyo
fata igisima yaminduraho. ariko ntuzicuze gutyo gusa byo ku magambo. Sawa basuhuze rero. Yego ndabagusuhurira. Kandi wiyiteho nawe wantu ugira uboneke n'ibyo. Ariko reka ndahari. Sawa. Natereka gugeze ku muryango. Wewe. Karibu. Itesi. Wewe. Mustesi. Kumure cyane. Umeze fresh. Umeze utese. Amahoro. Famous. Arimo. Kubazana arimo. Ukuntu bagubivuze nkaho wagira ngo nk'urumogi ducuruzaga muno ngo urumogi se gute uzi kubona umuntu w'umugabo ari kukubwira ngo oya nuko nakubazaga nimba ari mu mushiturire ubu mugiye kuzaja murahura aha ngaha muri kuhabyiganira ahora hano se umugore wanjye ntiyaje ewe cakoze niki tubi mu bihuzaga mutera gute se abantu babiri bavukanaga bose bashakaga umugore umwe